Nadine ngo aramutse atameze neza. Byamugendekeye bite? Kwa Pascal ho rurakinga babiri. N'urunana. Uracyari mu bike ariko waje tukagenda mukobwasha. Kugira ngo no gupfa kugenda gusa se Pascal. Munyumvira uyu mugore, iyo tudafite ikiraka ababogoza. Ikiraka kibonetse nabwo ngo so gupfa kugenda. Wabuze igise kandi kwa abana bari mu biruhuko bari busigarane bene wabo. Ubwo yabagiye ko Muzara yazindutse yayura buri kanya namubaza ikibazo afite ati ndashonje Pascal. Kandi koko ni nkaho abana bacu baburaye mukobwasha nukuri baburaye pe. Byera uruvuge ko baburaye kuko niko kuri Pascal. None bagiye kwirwana badafite n'icyo barya. Kandi byibura ku ishuri babagaburiraga. Wabyumvise kaze ngo turabwirirwa. Apo burya muracyaraho Muza. Nose niwatubwiye ngo nitugira ahantu tujya. Muza, nge naso tugiye ku kiraka. Mumenye bari umuntu abanyu kandi ntimuzerenda bazi mwabana mwe. None se ushaka kugenda utadusigiye ibiryo kandi uzi ko nijoro nta. Zibaho Muza, ntugategeko nenda wa mwana we. Ariko rero si Muzara wenyine nanjye ndashonje mama. Mbiswa mbe nigendeye mama we. Icyo nkundira umugabo wanjye iyo bikomeye arahunga. Nese aho kugira ngo tugereyo twakererewe twembi sinaba ngenda ukansanga yo mukobwaje. None se ubu turabigenza gute mama? Basi waduhaye ko nabiteka ariko nitubwirirwa. Kandi ushobora gutuma nsiga nkudishye Muza. Nta soni zo kwinyigiriza ngo urashonje bari umuntu baba batavuze. Urwo rudarwa rumeze nk'urw'ingurube yijuse ibijumba narushwanyaguza. Muza wacicitse kuzima. Uragira ngo asiga gukubise. Muzara na Kazehe mumenyera abana. Hariya hari igikoma gike umwana akanguka mu kimuhe. Kandi mbihanangirize ntimuzerere. Ntimunywere igikoma cy'umwana. Murumva? Bwira Kazehe niwe ukunda kuzerera. Wimbeshyera se nyine. Kaze, urongera kuzerera na Shizurungu ndakumena urwo rutwe wagira ngo nurw'igikeri. Kazehe muwaza na Shizurungu barazerera ngasigarana umwana hano ngenyine. Ariko tuba tugiye gukina no gushakisha ibyo kurya aho batetse. Ubwo muziranya rurembo yose mushukura mu ngo z'abandi mudusebya ngo ntitwatetse. Mwibeshye nsanga hari uwarenza amarembo yo kwa Rangwida. Ndabamena utwo tuguru tumeze nk'utwisande. Ese ko mushaka kubisigaza pato nako kingi wanjye. Nuko mpaze Nadine kandi ukuri ndagushimiye. Nenye gushimira uko nibutse ko wamayeho nabi yo kumusaya. Ukaba ukomeje kunyitaho no kumfata neza. Ntacyo nakunganya Patrick. Ariko umuntu uzagushakaza abatomboye we. Nadine uzi guteka, Nadine uzi gutanga keya, gukina wo mupira w'uru wa mbere. Mbere sinatekereza ko uzi guhinga. Mbese Nadine umuntu wose werekeje amaboko ukora neza. Uzanshaka se uhiriwe wenyine nawe gufite arahiriwe. Patora umugabo nyamugabo. Urakoze kumfata neza mu gitondo Nadine. Reka ngire ntakererwa akazi ka Nyese. Naha nimugora rero ubwo shushu be. Ntabwo uza kurya ku manywa se. Ese impamba y'umunsi sinyibonye Nadine. Oya sha pato iyo utashye ku manywa tugasangira biranezeza. Koko se? Nukuri ibyo byakumanywa ntibyaryo udahari Patrick. Ayiwe Ubanki Nadine. Erega Patrick simeze neza. Nakomeje kwihagararaho ariko ndumva byanga pe. Urarwo rugaceceka Nadine. Maze iminsi numva mfite isereri nkabyuka nkumva mfite intege nke ariko nkihangana ngo ntakugora pato. Nyumvira nukuri. Gutangora gutese. Ahubwo ni nkomeza kumva ntameze neza ndajya ku kigo nderabuzima. Ubwo se ni ngombwa kwihutira ku kigo nderabuzima Nadine. Abaye nka gripe yenda kugufata ntiwashaka imiti y'ibyatsi korohereza cyangwa ukanywa ibishyushye. Oya Patrick nkuko nabikubwiye maze iminsi ntameze neza. Ngomba kujya ku kigo nderabuzima. Urumva utanare bumujyana mu buzima pe no kujya ku kigo nderabuzima. Niho nasuzumwa neza byangombwa bakamfatira ibizamini bitandukanye bityo nkamenya ko ubuzima bwanjye buhagaze. Okay. Ariko rero ndashaka amafaranga yo kwivuza kandi nta na mituweli mfite. Ati Karama. Ubu ngutunzanga mu rugo rwanjye we n'umuhungu wawe mutagira ubwisungane mu kwivuza. Oya ndemezo warabufite kuko yanditse kuri se. Iyo bishyuye baramwishyurira. Ariko nge sinyiraho nanditseho ngo wanyishyurire Patrick. Akira amafaranga ujye kwivuza kuko ndashaka kumererwa neza Nadine. Utameze neza nanjye sinzi uko nabameze. Yewe urakoze kingi wanjye nuko urakoze rwose urakoze cyane pe. Ngomba gukora uko nshoboye kose kwamererwa neza Nadine. Kuko unyitaho kandi wahinduye ubuzima bwanjye Nadine. Karama. Ntakubeshye isi mashaka kuba uko nari imeze utaragera hano. Niko kuri Nadine. Utaraza no sinari ndiho ko nari mbayeho nabi cyane. Narataga nkakirwa n'ibihuru byageze mu muryango. Nkakirwa n'umwijima.
none ndatankakirwa n'isuku urumuri ibiryo bitetse neza bihumura neza ku meza tayari amazi ashyushye kwiyuhagira ahubwo se ubu ngubu nzaguhemba iki Nadine? Nizere ko abarimu bose batoranijwe kugenzura ibyumba abanyeshuri bakoramo ibizami biteguye mugi. Twese turiteguye diregite. Ni byiza cyane. Mube hafi y'abanyeshuri, abafite ubwoba mubahumurize, murabizi ibihe nibiba biboroheye. Turabikora rwose diregite, kandi turabasengera bazatsinde neza. Good. Ikindi nari nguhamagariye rero, kwaro kukubwira iby'uruzinduko nagire mu bigo by'amashuri byo mu yindi mirenge. Yego. Mugi. Karame muyobo. Hari ikigo nageze mu mitanumva nasaba kwandika nsaba kukimurirwamo. Mukadusiga muyobo. Icyo kigo kikinjiramo wakirwa n'umwuka mwiza uturuka mu biti biteye mu busitani bwiza buharangwa. Yawe ndumva ntangiye gutekereza Edeni. Uvuze Edeni rwose mpita nibuka ko Imana ikire mu muntu yahisemo kumutuza mu busitani. Yego rwose mu busitani bwa Edeni njya matekereza nkumva hari hateyemo ibiti bitandukanye, iby'imbuto ziribwa, iby'indabyo zihumura neza n'ibindi mbese amaso yacu atarareba. Nagize amatsiko mbaza impamvu bafite ubusitani bwiza buteye ibiti bitandukanye, iby'imbuto ziribwa n'izitaribwa nk'uko umaze kubivuga. Hanyuma bagusubije ngo kimuyobo. Barambwiye ngo ibiti bikesha karabu yo kurengera ibidukikije. Cyakozwe n'abanyeshuri rero. Abanyeshuri n'abarimu bari muri karabu yo kurengera ibidukikije nibo babikoze, batera ibiti, batera indabyo, banashyiraho amabwiriza yo kurengera ubusitani bwabo. Nibyo. Icyo kigo kigaho abana b'ingeri zose nk'abacu kuva mu mashuri y'incuke kugera mu yisumbuye. Yego. Ariko nta mwana n'umwe ushobora gukandagira mu busitani. Mbega byiza. Byatumye nza mfite icyifuzo cyo kubakopera. Karabu yacu yo kurengera ibidukikije kongerwamo imbaraga igakora nk'iyabo. Gukopera ni byiza rwose, hari icyo bitwaye se muyobo? Okay. Mu nshingano usanganywe rero hiyongeyeho kuyobora karabu y'ibidukikije. Njyewe? Wowe rwose ubishyire muri gahunda zawe mu kwezi kwa 9 amashuri agifungura muzagira icyo mukora. Muyobo rwose ndabashimira icyizere mungiriye, ariko mfite izindi nshingano nyinshi murabizi. Iyo nayo yiyongeremo mugi. Murabizi ninge responsable w'abarimu bo mu mashuri abanza, ngashinga isomero, amasengesho, nihajyaho n'ibidukikije. Impamvu ari wowe natekereje nuko nzi ko wabikora neza cyane mugi. Wikwirirwa uburana kuko mbishize no mu nama y'abarimu ngo batore bagutora ndabizi. Kuko se nta handi hantu ugiye uje hano uri? Wangira ngo ugiye mu misa kuko wambaye neza cyane. Ariko ubwo uranyigirizwa n'iki muho? Nyamara ndaguhonda wa mwana we. None se sinshonje. Nyibwirira Ratarinda umama wawe yakomereye kwambara ikanzu nziza gutya naho ugiye. Yaba mburiza iki se kandi ari byo yampembye kuko nagize amanota meza. Abandi bana bagira amanota meza bakabahemba. Maze yananguriye marete nziza n'ibitabo byo gusoma. Mana yanjye we, nshize urungariye kaze. Ndabizi se. Cya gikoma cy'umwana yakinyweye n'ukuri. Ubu se koko nakanguka ndamuha iki? None se nshize urungu we si umwana? Ni umwana ariko mama yavuze ko tugiye umutoya. Nanjye ndashonje. Muhoza vana imiteta aho ngaho. Ninde udashonje se? Ubu koko mama naza agasanga umwana we yashonje ndamukizwa n'iki? Ahubwo njye ndi wowe namuheka nkamumushyira. Genda akazi yabuze ubwenge uragira ngo mama ndihireyo. Ndashonje. Ceceka wacyana urarira ngo urashonje wabonye twe turya iki? Uretse nshize urungu wirengeje igikoma cy'umwana hari undi bagize icyo akoza ku munwa. Nukuri ndumva mbagirimo. Uziko wagira ngo nijoro ntimwariye. Umva Linda di ubundi se twariye. Aha hari ibijumba 3 gusa byonyine. Mama yabisataguye buri wese arya agace gato. Nukuntu iwacu hari ibiryo byaraye ntimuzinge kubibaha. Urakoze Linda we. Muhoza nshize irungu muze tujye iwabo wa Linda baduha ibiryo. Uretse gushyuha kaze Linda ababyeyi bawe barahari.
iki gihe se mbwira yewe ntinya kuza iwanyu bahari cyane cyane na papa wawe. kundi hano ntugire icyo umbwira muga bimeze bite? Felicitation Nadi. Uvuze ngo iki muga? Uratwite Nadi, akira ibisubizo birebera. Uravugisha kuri muga? Iyi positive mwanditse garagaza ko mwasanze ntwite se? Yego. Kuyiso haguruka se Nadi. Ndagiye muganga we ndagiye. Murakoze cyane. Garuka wicare tuganire gato. Reka nze noneho. Nadi, ntago twasanga utwite ngo tukure kugende gutyo gusa. Kuko uba ugomba guhita utangira gukurikiranwa nk'umugore utwite. Ndabyibuka rwose ariko byageze ntwite ndemezo. Aha rero hari mu isuzumiro waje nkuje kwivuza. None ibizamini twagufashe bigaragaje ko utwite. Ugomba kuva aha ngaha wanditswe nk'umubyeyi utwite, ukagirwa inama zihabwa abagore batwite. Ukanahabwa gahunda uzubahiriza kugira ngo ubuzima bw'umwana wawe n'ubwawe bube bwiza. Erega byinshi ndabizi muga. Niba ubizi se Nadi, uba ufite mitiweli, sinabonye wivuje ukishyura 100%. Yewe muga niko bimeze ntawe mfite pe. Mitiweli rero ni kimwe mu bintu by'ingenzi umugore utwite agomba kuba afite, kugira ngo yoroherwe no kubona serivisi zose ukeneye ku kigo nderabuzima. Vuba icyambere kwari kumenya ko ntwite muga. Ibindi byihorere bizitabwaho ndabizi neza. None se ko wongeye kugenda ndomewe koko. Ayiwe Yesu Kristo we ubuse koko Kerere Javine rekada yemwe ba Yesu we mwana we Javine oya nimuhumure ni njyewe ni mwarimu umugisha. Yesu we sorry teacher agatotsi kari kadutwaye pe. Niko se yemwe ba ubu iyo ntatinda ahangaha ngo mbone itara ryaka muri iri shuri nze kurizimya ubu koko byari kugenda bite cyangwa murarwaye? Ntabwo turwaye ahubwo nyine biratangaje ukuntu twembi twasinziriye pe. Byagenze bite se? Naherutse ndambika umutwe ku ntebe pe. Umva nyine nanjye nuko. None se ubwo muraruhuka bihagije? Urumva mwarimu umugisha Jovi, urumva twaruka dute n'ibizamini bya leta koko? Ngiye rwose ngera iwacu no kurya bikananira ngahita nicara ngatangira kwiga. Nanjye nuko kurya sinye bishobora nta n'umwanya nayibonera, ubu icyo nkora ni ukwiga. None ubwo murumva muzabona imbaraga zo gukora ibizamini bategereje? Ayiwe hasigaye umunsi umwe wenyine Kerere we kandi ndumva ibyo nasomye byose nta na kimwe nibuka. Jovi winera ubwoba nuko. Mu ntege amatwi yemwe ba. Turakumva. Nubwo ibizamini bikomanga ku muryango wanyu ndabasaba gutuza. Mubifate nk'ibisanzwe. Ntimubikomeze cyangwa ngo mutumutwe. Murumva? Kumenya namaze kuwutasa. Muzi bijya biba ku banyeshuri bihaye gukora nk'ibi mwakoze? Nta bindi no kugera mu bizamini bagasinzira nk'uko mwasinziriye mutabizi. Iwe Kerere we umfatekereza dusinzire tugakanguka ikizamini kirangiye pe. Bibaho rwose. None rero bana beza mutahe mutuze murye neza muruhuke bihagije. Muzagaruke muje gukora ibizamini kandi bizagenda neza sibyo? Ibyo mwarimu umugisha avuga ndumva ari byo Jovi. Kwinaniza cyane bishobora kutugiraho ingaruka. Kugira ngo mwicare mu bizamini mukeneye ubuzima bumeze neza. Ntibwamera neza mutaruhutse mutariye. Murumva? Nibyo pe murakoze cyane teacher. Simbasiga muhaguruke mutahe. Murumva? None se tuyenda mutadusengeye teacher. Murashaka isengesho? No kuri turarikeneye kandi cyane teacher. Yo aba bana ntiborohewe tubifurije amahirwe. Ikinamico Urunana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.